Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka wa 2026. Turagarutse nanone muri studio kuri inshuro aho tugiye kureba amakuru akomeye cyane kandi agezweho kugeza kuri uyu munota mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru aza kwibanda mu by'ukuri byinshi ariko nanone turaza gukomoza cyangwa se kugaruka cyane ku bijyanye n'icyo bita mu by'ukuri imirwano iri kubera hano mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubaya, dore ko kuri ubu amakuru akomeye cyane agaragaza neza ko ikijyanye n'imirwano mu by'ukuri byongeye kuba byahindura isura cyangwa se ishusho ku nshuro navuga ko ari iya kabiri, kubera ko ku nshuro ya mbere mu by'ukuri ni impinduka zikomeye cyane zabaye, tubona habaye icyo bita reprise strategique, ariko kuri ubu ngubu biravuga ko umutwe wa AFC-23 nyuma yo kongera ingabo ndetse n'abagombaga mu by'ukuri gufasha izi nyeshyamba mu mirwano itandukanye bari bakomeje kugaragaramo. Kuri ubu amakuru y'ingenzi ari kutugeraho cyangwa se bimwe mu bimaze kuba byamenyekana kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri izi saha, ni amakuru akomeye cyane agaragaza cyangwa se yerekana ishusho yo kuba kuri ubu ngubu bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Wazalendo bose barimo kugaragaza ukutihangana cyangwa se ukutategereza mu by'ukuri kizava mu ijuru, ahubwo bakabona ko mu by'ukuri ari bo bafite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwikorera ndetse no kuba bakwisubiza mu by'ukuri ibice bigiye bitandukanye bagiye bamburwa, ibice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero bikavuga ko hakiriwe abandi basirikare bashya bagomba kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bikavuga ko hafunguwe ibirindiro bishya ndetse n'agomba gukurikiranirwa ibitero harimo n'uduce twa Kreme nk'uko amakuru atandukanye atugeraho abigaragaza. Ni nyuma y'uko kandi bivuga ko inzira zigiye zitandukanye harimo nk'icyerekezo Goma, Walikale, ibi bice byamaze kuba byafungwa. Ni nyuma y'uko bivugwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukaho ko nanone icyerekezo Goma Butembo nacyo gifunze, ariko ku kijyanye n'ingaruka zituruka ku mirwano ibi bibaye Goma Walikale niho biturutse. Ibyo nabyo mugomba kuba mwabimenya cyangwa se nimwe mu byo mugomba kuba mwasobanukirwa. Amakuru y'ingenzi rero arimo kutugeraho aravuga yuko cyangwa se aremeza yuko kajugujugu z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kugeza abarwanyi bashya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse abangaba bakaba ari abarwanyi bagomba kwifashishwa cyangwa se bagomba gufasha nk'uko bitangazwa cyangwa se nk'uko bigarukwaho mu rugamba rukomeye cyane rurimo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye bimaze iminsi biberamo imirwano. Ni ukuvuga ni mu buryo bwo kongera imbaraga, yewe kandi bikavugwa ko atari ibyo byonyine gusa, bigomba no kujyana n'ubundi no gufata umujyi wa Rubaya, umujyi umaze iminsi usatirwa n'imirwano n'ibitero bikomeye cyane, ariko bikaba byarakomeje kugenda bigaragara ko iki gice kitigeze gifatwa n'uruhande mu by'ukuri rw'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko babyifuzaga. Ubu rero bikavuga ko hashobora kuba noneho hagiye gutangira imirwano ikomeye cyane iza gusiga mu by'ukuri hari ibibaye cyangwa se mu bigaragara hari impinduka zikomeye cyane zishobora kuba zibayeho rero nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda bidutangariza. Ibyo nibyo ni bimwe mu byo tugiye kuba twakomozaho, turebe ese izi mpinduka zikomeye cyane zirimo kuba hano ku mirongo y'imbere ku rugamba ziraza gusiga iki, ziraza kuba zasiga iki. Ni mu gihe abarwanyi ba AFC-23 nabo bakomeje gusaba abaturage kuguma muri niwo zabo cyangwa se mu bice bagenzura, kubera ko barabizi ko umwe mu mitungo ikomeye cyane bafite igomba kubafasha gutsindira urugamba ni abaturage. AFC-23 buriya umwe mu mutungo wa mbere bafite, tuvuye no ku by'imbunda zikomeye baba bafite, tuvuye ku bihugu byaba bibafasha, tuvuye kuri indege za drone cyangwa se zitagira abadereve bafite, menya ko kuri ubu ngubu ikintu cya mbere kigomba kubafasha gutsinda urugamba AFC-23 kuko nibo bashaka intsinzi ni abaturage. Nibyo koko biragaragara ko aya mahirwe M23 ifite ishobora kuba iyazi neza, kuko uyu mutwe
wa M23 ukomeje gushishikariza abaturage bari mu bice ugenzura kutagira ubwoba yewe no kudahunga bakaguma mu myanya yabo, kuko barabizeza bavuga bati turaza gukomeza kubarinda, bababwira ko mu by'ukuri batakwiye kugira impungenge, badakwiye kugira ikibazo, kubera yuko baravuga bati murarinzwe n'abarwanyi bacu kandi baraza gukora ibishoboka byose. Gusa ubwo imirwano ikomeza kugenda yumvikana, bikagaragaza neza ko ari bamwe mu baturage batangira kugenda bahunga bava muri bice bakekwa ko bashaka guhitanwa n'ibyo bitero, ariko bikavuga ko muri bimwe mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko hano kuri Rubaya, ari nacyo gice dukomeje kugenda dukomoza cyangwa se tugarukaho, buriya ngo abaturage bashatse guhunga kubera ko imirwano hari aho yageze igera muri kilometero nkeya cyane mbarwa, kilometero zatangiye kugera muri 3-4 ku rugamba. Hari icyo biba bisobanuye cyane, hari icyo biba bivuze. Niyo mpamvu rero bivugwa cyangwa se bigarukaho ko ubwo imirwano yari igeze muri ibyo bice, hatangiye kugaragara bamwe mu baturage bifuzaga kuva muri Rubaya, ariko AFC-23 cyangwa se uyu mutwe wa M23 ubasaba ko mu by'ukuri bagomba gusubiza amerwe mu isaho, kubera ko bababwiye bati murahunga mujya he, hari ikibazo cy'umutekano mwagize. Ni ukubera yuko bari babizi neza ko aba baturage baramutse bavuye muri ibi bice bya Rubaya, baramutse bavuye muri tuno duce, AFC-23 ibyari bibarangiranye, kubera ko ubu tuvugana ntago hano muri Rubaya, muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye bigaragaramo abarwanyi, biragoye ko hakoreshwamo indege zitagira abadereve ndetse n'ibitero ibyo ari byo byose, abe ibya Sukhoi cyangwa se na za kajugujugu, biragoye. Ikindi kandi none ugomba kuba wasobanukirwa cyangwa se wamenya neza, nyuma y'ibyo ngibyo biragoye no gukoresha ibitwaro biremereye birasa amakompora, kubera ko ushobora kubirasa ukarasa mu baturage, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri ibice urashwemo byegejwemo abaturage, inyeshyamba zikakubwira ati twebwe turimo turahungisha abaturage, icyo ujya kurasa ugasanga hari bamwe batangiye kuba bahanwa, cyangwa se ugasanga igihugu gifatiwe ibihano mpuzamahanga byaba birimo nko kuvutsa abaturage uburenganzira. N'abayobozi bagiye batandukanye bose baba bagize uruhare muri ibyo bikorwa bashobora kuba bahanwa. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri mu kuri guhari cyangwa se mu bigaragara byanze bikunze, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubyirinda, ari nayo mpamvu baza gukomeza nyine guhura n'uruva gusenya ku bijyanye n'ikoreshwa rya drone zabo zihambaye, izo za Ket6, izo za CH4 ndetse na za kamikazi zose. Urabona ko mu by'ukuri ziraza kuba zicaye, ntabwo ziraza kuba zirimo gukora akazi kazo mu by'ukuri zishinzwe kuba zakora, ariko amakuru agahamya neza ko bitinde bitebuke, ni bimwe bavuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Byanze bikunze hari ibishobora kuba byabaho, hari ibishobora kuba byabaho, cyangwa se hari impinduka zikomeye cyane zishobora kuba zabaho, nk'uko birushaho kugenda bigaragara cyangwa se bigaragazwa hano kuri front line cyangwa se hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ahamya neza ko kuri ubu AFC-23 itifuza ko na gato abaturage bava muri ibyo bice igenzura, ndetse ari n'ihame rigomba kuba ryamenyekana kuri uyu mutwe. Gusa ikindi kandi nanone, hari na bamwe mu baturage mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda babikomozaho cyangwa se babigarukaho, aho banashinjije inyeshyamba z'umutwe wa 23 gufata bamwe mu baturage, by'umwihariko abiganjemo urubyiruko bagahatirwa kujya muri umutwe wa 23. Uyu munsi bakaba bari hehe, barimo barahangana mu by'ukuri muri uyu mutwe. Bivuga ko hari na bamwe bajya bageraho bakawuvamo nyine, ukabona ko bamanitse intwaro bakishyikiriza igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru y'ingenzi ugomba kuba wamenya rero, ari nabyo mu by'ukuri dukomeje kugenda dukomozaho cyangwa se twakomeje kugenda tugarukaho, biravuga ko abasore bashya bari tayari, biteguye kongera kwinjira mu mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba kandi mu by'ukuri bakaba baje nyuma y'uko ibyo M23 yakoze itekereza ko cyangwa se yizeye ko bigiye gutuma urugamba rurangira, ahubwo abenshi bavuga bati nyamara ahubwo AFC-23 nibwo yirahuriyeho amakara. Nta kindi, ni ibijyanye mu by'ukuri n'iraswa cyangwa se no gushyira hasi icyitwa mu by'ukuri
murabizi ko ejo bundi AFC M23 iherutse kurasa hariya muri kariya gace ka Bangoboka ahari ikibuga cy'indege. Murabizi ko izi nyeshyamba zagize zitya zirasa hariya Bangoboka Kisangani mu ntara ya Chopo, ngo byari mu rwego rwo guhagarika ibitero bikomeye cyane cyangwa se rwo gutuma ibitero byari bikomeje kugenda bigabwa muri bino bice mu by'ukuri bya AFC 23 bihagarikwa, kubera ko izi nyeshyamba zaravugaga ziti ikiriho cyangwa se gikomeje kugenda gituma tugabwaho ibitero nuko hariya ariho hagurukirizwa ibyo bitero bya drone, ati bityo rero bigomba kuba byahagarikwa. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarimo Wazalendo ba generali babagiye batandukanye bari ku rugamba, ko biravuga ko hano muri bice bya Rubaya uwitwa General Mutayomba niwe wakomeje kugenda kabisa agaragaraho cyangwa se yongera kwerekana kuzengereza ku buryo budasanzwe. Mu by'ukuri byanze bikunze abarwanyi ba AFC 23 abarimo ba General Kigingi nabonye amuri yakutumba ateguza Muzalendo kabisa hariya amubwira ati mwitegure kurwana inkundura, ngira ngo ubwo butumwa mwagiye mubona. Ndetse amakuru y'ingenzi rero arimo kutugeraho biravuga ko nubwo hatigeze hatangazwa imibare 100% igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye gukusanya mu by'ukuri cyangwa se guhuriza hamwe bamwe mu basirikare babo badasanzwe bakomeye cyane, babateguza cyangwa se bababwira ko bagomba kuza hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravuga ko kandi hari indege mu by'ukuri z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa kajugujugu ziri kuvugwaho gutunda bano basirikare zibegereza ibice birimo biberamo imirwano cyangwa se ibice bikomeje kugaragaramo urugamba rukomeye cyane. Aba ngo bitezweho gufasha abasanzwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba gutsinda uru rugamba, ndetse mu by'ukuri no kuba batera ingabo mu bitugu, kubera ko bigaragara ko AFC 23 ngira ngo murabizi ko yongereye umubare w'abasirikare benshi. Bivuga ko ibihumbi 4 by'abasirikare ntabwo ari abasirikare bakeya bageze hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuze ngo rero niba hari abari basanzwe bahari hakaba haje abangaba ibihumbi 4, byanze bikunze byagombaga no kugira ingaruka zikomeye cyane hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twagombaga kubona mu by'ukuri harimo uri gutsinda n'uri gutsindwa. Abasirikare ibihumbi 4 ntabwo ari abasirikare bacya ku buryo batatanga impinduka zikakaye ku rugamba cyangwa se batagira mu by'ukuri icyo bakora gishobora kubasha kubaho. Ari nayo mpamvu rero amakuru akomeye cyane kandi y'ingenzi atugeraho agaragaza cyangwa se yerekana ko mu by'ukuri ubwo ibyo byabaye ngombwa cyangwa se nta kindi kintu cyahise gikurikiraho. Mu by'ukuri byabaye ngombwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisubira inyuma kigakora reprise strategique, kigategura abasirikare bashya, kigategura ingabo nshyashya zigomba kwiyongera ku bahari. Ntabwo ari ukuvuga ko bari bananiwe, ahubwo mu by'ukuri ari igihe bigaragara ko imibare ari myinshi cyane, kandi bivuga ko aba basirikare bazanwe hano muri bino bice mu by'ukuri ntabwo baje gutyo gusa, ahubwo byabaye ngombwa ko bazana n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu by'ukuri birimo kugaragara cyangwa se mu kuri guhari bigaragara ko bahise bafata iya mbere mu gutegura itsinda rishya ry'abasirikare ndetse n'ibikoresho nk'uko bigaragazwa. Mu by'ukuri baza hano muri bino bice kuza kwinjira mu mirongo y'imbere ku rugamba, nyine kujya guhashya izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ahangaha muri bino bice bigiye bitandukanye, ahangaha za Rubaya ndetse n'ahandi mu myanya igiye itandukanye. Bigatangazwa yuko rero aba basirikare barimo kuzanwa n'indege za kajugujugu arizo zirimo zigenda zibazana no ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse n'ibikoresho byabo hamwe mu by'ukuri n'impuzankano zabo nk'uko bigarukaho cyangwa se bigenda bitangazwa. Mu by'ukuri bikavugwa ko abo ngabo bagomba kuza ahangaha gufasha mu by'ukuri byanze bikunze bagenzi babo bari ku rugamba, bakabasha nyine gukomeza imirwano. Ntabwo bizwi neza niba aba baraza kusubukura ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa kuri Rubaya, cyangwa se baraza gukomeza ibijyanye n'imirwano muri bino bice mu by'ukuri twari dukomeje kugenda twumvamo imirwano ahangaha za Nyabiyondo, ahangaha za Kinigi. Ni ibice byari byongeye kugenda bigarukamo urugamba rukomeye cyane, ariko bikanatekerezwa ko n'ubundi byanze bikunze urugamba rushobora kongera kwimukira muri iyo myanya
ati urugamba rushobora kongera kwimukira muri iyo myanya rwose rukongera kuba rwagaragaramo. Ubwo rero AFC M23 itangire yitegure niba mu by'ukuri yari yongereye n'ubushobozi, niba yari yafashe mu by'ukuri ingamba zishoboka zose zo kwirengera muri ino mirwano. Uyu mutwe byanze bikunze urasabwa kuza kugira icyo ukora kubera ko urugarijwe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Izi nyeshyamba ziraza kuba zugarijwe n'ibitero bikomeye cyane. Rero ni mu gihe kuri ubu ngubu bivugwa ko no mu bice bya Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano mu duce tugiye dutandukanye rwose, hariya za Minembwe. Biravuga ko abasirikare nubwo bivugwa ko bari buze kuza hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ntabwo mu by'ukuri hari amakuru ari kujya hanze avuga ko bagomba no kuza muri ino myanya yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Bagomba kuza no muri ino myanya yo muri Kivu y'Amajyaruguru, naho hagomba kuba habera iki? Imirwano ikaze cyane. Imirwano ikaze cyane igomba ko yahabera, ariko no muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe amakuru avuga yuko ibice bya Kakenge FARDC ejo bundi iherutse gusaba abaturage bahatuye rwose irababwira iti mugire muve muri iyo myanya cyangwa se muyisohokemo, kubera yuko bababwiye bati ahangaha vuba bidatinze haraza kuba habaho kurasa no gusenya ibirindiro byose bya AFC M23. Ibyo binajyana n'ubundi n'ibigomba kuba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku gusenya ibirindiro by'izi nyeshyamba ntabwo bigomba kubera gusa muri Kivu y'Amajyaruguru gusa, nk'uko nanone bikomeza kugarukwaho no muri Kivu y'Amajyepfo. Niba mu by'ukuri warumvisha aya makuru, naho batanze itangazo cyangwa se bashyize hanze amumenyesha avuga yuko cyangwa se yemeza yuko byanze bikunze bagomba kuba mu by'ukuri basenya ibyo birindiro bya 23. Kuri iki gice habayeho amakuru avuga ko bazasenya igice cya ahangaha ku birindiro bya 23 basenye mu by'ukuri ibirindiro bya Twirwano ndetse na Red Tabara, kuko hatanzwe umuburo abaturage basabwa gusubira inyuma. Biravuga ko rero noneho hano muri iki gice ho abarimo ingabo z'u Burundi bari gukomeza kuhagera cyangwa se bakomeje kuhagera. Abarimo ingabo z'u Burundi, abarimo ingabo z'u Burundi gusa, ndetse na FARDC igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo nuko bakomeje kuhagera, ndetse n'amazarendo benshi cyane bitegura ishusho cyangwa se byerekana ko mu by'ukuri ibitero biri buze kongera kuba, biraza kuba ari ibitero bikomeye cyane, iraza kuba ari imirwano mu by'ukuri idasanzwe, kubera ko biravugwa ko uru rugamba niruramuka rugenza mu by'ukuri uko birimo gupangwa, nta gice na kimwe kiraza gusigara kitari tombe cyangwa se kitarafatwa. Ubwo rero byanze bikunze abarwanya ba AFC M23 nabo niba bitegura urugamba birwitegure, kuko urumva ko impande zombi zikomeje kugaragaza imyiteguro. Biravuga ko kandi hari bamwe mu ntasi z'u Burundi bakomeje gufatirwa mu bice bigiye bitandukanye, aho amakuru avuga yuko byanze bikunze hari abafashwe boherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ariko umutwe wa 23 ukaba wahakanye amakuru ivuga ko atari intasi y'u Burundi. Ni mu gihe ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bivuga ko by'umwihariko ariko ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, abanyekongo bavuga ko bakomeje kongerwa umubare w'abasirikare, kandi ibyo bikaba biri kubangamira ku buryo bukomeye cyane umutekano muri ibyo bice, nk'uko bigenda bigarukaho cyangwa se bigenda bitangazwa. Ayo nayo ni amakuru aba akomeje kugenda ajya ahagaragara, ni bimwe mu by'ingenzi bikomeje kugenda bitangazwa mu by'ukuri ku bijyanye n'umutekano w'aka karere, aho bigaragara ko nawe usumbirijwe cyangwa se ugowe ku buryo bukomeye cyane. Ni amakuru rero navuga ko hari indege z'u Rwanda zirimo zerekeza rwose nanone ibikoresho n'abarwanyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gushyigikira abarwanyi ba AFC M23. Yewe hari na bamwe bavuze ko ngo izo ndege zaba zarashweho n'igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo zigerageza kugeza mu by'ukuri abo basirikare ndetse n'ibikoresho muri ibyo bice bigiye bitandukanye, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa kandi binagarukaho. Gusa icyakoza ntabwo higeze hagaragazwa ibimenyetso simusiga koko niba ibyo byigeze biba, ariko ni biri kuvugwa cyangwa se ni birimo kugaruka mu makuru y'ingenzi. Murabizi ko tuba tufite amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi mugomba kuba mwamenya kandi mwasobanukirwa. Aho ngaho rero biravugwa cyangwa se biratangazwa ko naho
mu by'ukuri baje kuhagera rero reka rero unyemerere rwose kuyavuga si ko kuyamara, kandi nanone mu by'ukuri ntabwo turi buze kurambirana kuko turi mu masaha nimugoroba, hari abarimo bajya mu mirimo igiye itandukanye, hari abarimo bataha, ubwo kandi nanone aho bitari mu masaha nimugoroba biraza guterwa nayo ibyo murimo. Ndizera ko tuza gukurikirana cyangwa se tuza kureba uko ibintu byifashe mu kanya kari imbere. Mugire ibihe byiza, mukomeze kugenda mwibana natwe. Kuri mikoro nari Bosco in Region Info, Imana imigisha gukomeza kugenda bibana namwe. Murakoze cyane.